kuko urumva biratunguranye ntabwo twabipanze kumva bitunguranye nyine abahaye inkuru n'umugeni se ubu tuzongera kuvuga ko mubeshya gute bya bindi twavugaga ubwo rero ntabwo ibintu akoze se arwana hejuru y'umurambo w'umugabo umurambo uri munsi akarwana tugenda bibona umurambo wa nyakwigendera Pastor Bishop Ernest cyangwa amenyekanye nka Kibonke uyu ni imodoka itwaye umubiri we nubwo nyine bakomeje kwimana itangazamakuru. Kenshi na kenshi ajyaga dusanga turi gusengamo umugore akaza asanga umugabo akinjira mu cyumba cy'umugabo rimwe na rimwe ukabona hise yongera arasohoka mbega yabonaga aza asanga umugabo ahari mbega ubona agenda amwiyenzaho none no mu materano ntago umudamu yazaga wapi ntago yazaga kereka ubwo yazaga nyiraje kwiyenza ku mugabo yamwiyenzaga n'abakristo mureba genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona byarahageze ku buriya mudamu yakodesheje uriya mugabo akabangamira itangazamakuru benshi batangiye kuvuga bati uriya mugabo niwe watumye Kibonke yiyahura n'uriya mugore ibyo ntabwo twabivuga gutyo kuko buryo uri ku rugamba ntabwo umenya uko urasaha ava ariko niba byabaye ntawe twabigerekaho ariko icyo tuzi ko yari umukozi w'Imana kandi yaguye ku rugamba kandi natwe dusigaye urugamba turarukomeje ubu tugiye kuvuga dushize amanga ndetse abantu bagiye kubona Imana birenze uko byari biri kubera iki batatuma itangazamakuru yerekeza Kibonke ntago ari ikibazo ariko mwebwe ikibazo najye basobanuriye iyo muza mukabisaba ikibi cyanyu muragenda mukandika ibitabaye nk'ubu nka kare mwanditse ngo umurambo we bawimanye kuko ngo watishyuwe miliyoni 8 kandi murabeshya sibyo ibyo rero iyo umaze kumenya igitangazamakuru cyabyanditse watubwira ngo ni kiye gitangazamakuru cyanditse natwe dufite ukuntu tubakosora ni bene wanyu uretse banze wumve hanyuma rero reka twibarize umusaza umubyeyi nawe wari umukristo wa Kibonke nari umukristo wa Kibonke hanyuma Kibonke yakoreye Imana muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo yari umustar Kibonke yari umustari ni umuntu uzwi n'abantu benshi kuba yari yahuje essence amaze kugirana ibibazo n'umugore we ibi bintu biguhira isomo nk'umusaza umaze kugira imvi z'umweru ndetse n'iz'umukara uyu Kibonke twarabanye dusenga Imana iramutoranya aba umukozi w'Imana ndetse ukomeye ndetse yari ku rugamba nkuko natwe tururiho abakozi b'Imana twese rero uru rugamba turiho rw'umurimo w'Imana ni ukuvuga rero ngo igisigaye ubu ngubu atubereye urugero rwiza kandi tumaze kumenya neza ibirindiro by'umwanzi aho biri ahubwo Satani bagiye gushya kuba umudamu wa Kibonke yashatse ababawusa harimo n'uriya mugabo muremure wabujije itangazamakuru kandi byarahageze ku buriya mudamu yakodesheje uriya mugabo akabangamira itangazamakuru benshi batangiye kuvuga bati uriya mugabo niwe watumye Kibonke yiyahura n'uriya mugore ibyo ntabwo twabivuga gutyo kuko buryo uri ku rugamba ntabwo umenya uko urasaha ava ariko niba byabaye ntawe twabigerekaho ariko icyo tuzi ko yari umukozi w'Imana kandi yaguye ku rugamba kandi natwe dusigaye urugamba turarukomeje ubu tugiye kuvuga dushize amanga ndetse abantu bagiye kubona Imana birenze uko byari biri bivugwa yuko ku munota wa nyuma ari mu bitaro bya gisirikare i Kanombe bari bamwiyegamije bamurwaje yaravuze ngo musabire Imana imbabazi ndasaba Imana imbabazi ndetse n'abanyarwanda bose mu basabira imbabazi n'isi yose imbabazi arenzaho ijambo rya gatatu rivuga ngo bazamushyingurira urusororo mu makaro ubu twitega yuko agiye gushyingurwa mu makaro irusororo ubu niho bagiye turamutse tutabonye ashyinguwe mu makaro n'abatubwira yuko yaba yarihariye byaba ari ukutubeshya reka twongere nimutuze tubabwire urumva
yihana ibitaro amakuru bazamushyingura mu makaro i Rusoro niba atamushyingura mu mva ifite agaciro nk'ako yasabye niba hubahirijwe ko icyo tuvuga twe turi mu itangazamakuru wowe ufite icyo ubikora bitubwira gusa ikintu kimwe nababwira ibyo kwihana ubundi Yesu yapfiriye ibyaha byacu byose nta na kimwe ibyaha byacu byose yarabyikoreye ku musaraba bibambanwa ku giti bivuze ngo nta cyaha afite yego papa byarigiye bivugwa kenshi ko uno mudamu mu rusengero wenda bafite ukuntu bamufata cyangwa imibanire yanyu na nyakwigendera cyangwa uyu mudamu we yari imeze ite mu rusengero ubundi hagati y'umudamu n'umugabo gusa icyo nababwira cyo ni kimwe kwizera no kujya mu ijuru ntabwo tubibirebera mu mibereho y'abantu n'abandi ahubwo tureba kwizera umuntu afite ariko imbuto zirakonta imbuto ni ijambo ry'Imana riri muri we umudamu yemwe mubanye gute mu itorero mo imbere indani nicyo tubaza uyu mudamu wa nyakwigendera mu itorero arabaduhaye amakuru avuga ko yateranyaga abantu yabajya kugira mbese ngo atarameze neza mu bantu we bimeze bite mu mibanire yanyu mu itorero uwo mudamu wenda muzi naramuyoboye bose narabayoboye uriya mudamu nge ndi pasiteri uriya mudamu icyo nzi ni uko arakijijwe mwe kurebera ku byabaye ahubwo we n'umutima we n'Imana ye n'imbuto iri muri we ijambo ry'Imana ndakeka ko akijijwe neza murakoze cyane tuza gusoreza iyi nkuru ndabashimiye akagaruka aba ni abantu bose baherekeje nyakwigendera Bishop Ernest cyangwa se wamenyekanye nka Kibonke hano ni abantu bamuherekeje nubwo byagoranye nk'itangazamakuru ko twebabwiye umuryango wakomeje kugenda wanga ko twafata iyi nkuru ariko mana ko yari umukozi w'Imana amakuru ari hano yuko yari umukozi w'Imana kandi bose bamuvuga neza cyane bamuvuga neza nta muntu twiye twumva avuga nabi Kibonke yabanye neza yabanye n'abantu neza nubwo nagiye no mabana ko umudamu agenda agaruka mu majwi ariko burya kami ka muntu abimara ngo ni umutima we munago Imana yaremye imitima ntiyayiringanyije ariko uko mubibona yaherekejwe n'abantu benshi cyane benshi batagira ingano amakwasteri ni menshi abantu benshi bazanye imodoka zabo abandi bazanye moto yari umukozi w'Imana uko bigaragara nubwo wenda final yakoze wenda igikorwa cyo kwiyambura ubuzima ariho kubw'impamvu wenda y'umuryango we bwite ku giti cya n'ubuzima bwe bwite ariko amakuru dufite yuko yarangije urugendo neza kuko yagiye yarangije urugendo neza uko ibyo yavugiye kwa Mwanga natwe byatugezeho ko yasabye Imana imbabazi hano turi kumwe n'abantu basenganaga Kibonke yari muntu ki muri mwebwe Kibonke yari muntu ki kuri wowe Kibonke yari muntu ki kuri wowe Kibonke yari umuntu ukunda abantu ukunda gusengera abantu ukunda kuganira n'abantu akunda guhumuriza abantu Kibonke nta kibi cye twari tumuziho yagiraga abantu inama ababuze amahoro mu ngo akashikote ababuze amahoro mu rugo akadusengera ngo twihangana akatwigisha kwihangana akatwigisha gusenga abana bacu amashuri ababuze amashuri akabishyurira ababuze ibyo kurya akaduha amafaranga yo kujya guhaha ababuze ay'ubukode akayaduha Kibonke nta kintu twamushinze Imana imuhiruhuko ridashira kuba umuryango wakumiriye itangazamakuru uko mubibona mwebwe murabibona gute nk'abantu mwakundaga Kibonke natwe byatuyobeye buriya twayobewe ukuntu byagenze ubundi umudamu wa Kibonke ni umuntu musanzwe mubanye gute nk'umuntu mwasenganaga oya aho Kibonke yari yaramucikiye hepfo mu cyumba aho twasengeraga kenshi na kenshi ajyaga dusanga turi gusengamo umugore akaza asanga umugabo akinjira mu cyumba cy'umugabo rimwe na rimwe ukabona hise yongera arasohoka mbega yabonaga aza asanga umugabo ahari mbega ubona agenda amwiyenzaho noneho no mu materaniro ntabwo umudamu yazaga wapi ntabwo yazaga kereka ubwo yazaga nyiraje kwiyenza ku mugabo yamwiyenzaga n'abakristo mureba nyine yinjiraga mu cyumba cy'aho umugabo yamuhungiye yamusangaga nawe yamuhungiye noneho kuba yavuze ngo aritangazamakuru ari kumafya aba afite ibintu byinshi arimo arakumira kumenyekana birashoboka Kibonke n'umwe mumufatire nk'umuntu mwiza cyane rwose
twaburaraga akamenya ko tuburaye twaba twabuze minerivare y'abana yafite akayaduha akatwigisha kwihangana no gusenga. Oya iyo mwabonaga ko aje guteza akavuyo aje kubangamira umugabo we nk'abakristo muri mu masengesho mwakoraga iki? Mwasengaga gusa? Mwasengaga nawe yakomezaga nyine kudusengera we yarambirwa agasohoka akagenda. Hari ikintu cy'ubusinzi bamuvugagaho? Hari icyo mwamuzi mwebwe nk'abakristo? Oya, umugore we ntabwo byo tubizi niba yasindaga. Nitwe twazaga nyine nk'abantu baje gusenga. Nk'abantu mwabaga mu itorero mwasenganaga na Kiboke urumva mwari mubanye na famiye, umugore wiwe nta kintu na kimwe mwajyaga muvugana nacyo? Nta na kimwe. Yabiyimaga burundu? Okay mama, reka tugushimire kandi mwihangane. Mani muhoyero uko ridashira. Bibona umurambo wa nyakwigendera Pastor Bishop Ernest cyangwa amenyekanye nka Kibonke. Uyu ni imodoka itwaye umubiri we nubwo nyine bakomeje kwimana itangazamakuru. Yes, nkuko muri kubibona izo ni imodoka bazamutse bakaba bagiye ko twari tubibabwira yerekejwe n'abantu benshi cyane. Isororo gushyingura imodoka abona ko zirimo abakristo benshi cyane, ariko nanone hakaba ari amakuru menshi akiri kugenda avugwa yuko umugore wa Kibonke nibyo kuko yari umusinzi yajyaga abasanga mu rusengero aho babaga bari gusengera akabavuga nabi, bikavugwa ko atikozaga abakristo basenganaga nawe, ariko nanone Kibonke ngo yarabanye neza n'abakristo. Sayone amamoto gusa aherekeje nyakwigendera Bishop. Bana abantu bose akomeje kujyayo. Bishop uko bigaragara rwose n'umuntu mwiza, yakwigendera rwose agiye hakiri kare tubivuye gutya, ariko burya buri muntu wese agira igihe cye, akwana ko yarashyigikiwe n'abantu. Urabona ababyeyi, abana, abagabo, abasore, ingeri zose abantu yasengeye bafite ubuhamya bwinshi, barimo baraza bavuga neza uyu nyakwigendera. Nguko twe tubabwiye ngo turacyari mu rugendo rwo gushyingura, teka ibindi byose murakomeza mubibone binyuraho hano. Ciao ciao na hamukana.